Igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tuba dukomeza kugenda tubagezaho. Ni byinshi rero biba bizindutse bivugwa. Reka mbabwire ko RIB cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha yafunze abantu 14 barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyabihu Mugiraneza David n'abandi bafatanyacyaha barimo abakozi bashinzwe amasoko, umukozi ushinzwe ubwubatsi, umukozi ushinzwe imibereho myiza, bamwe mu bayobozi b'imirenge, bamwe mu bakuriye ibuka mu mirenge ndetse na ba rwiyemezamirimo. Bose rero bakurikiranyweho ubufatanyacyaha mu cyaha cyo kunyereza amafaranga yari agenewe gusana inzu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'1994 aherereye mu mirenge 7 igize akarere ka Nyabihu. Mu bihe bitandukanye abakekwa bagiye basinya inyandiko zemeza ko hakiri ibikoresho by'ubwubatsi kandi bitakiriwe ndetse n'ibyakiriwe bikaba bitujuje ubuziranenge. Abakurikiranywe bafungiwe kuri sitasiyo ya RIB zitandukanye mu gihe dosiye yabo igitunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. RIB iributsa abantu bafite inshingano zo gucunga umutungo wa rubanda kwirinda kuwugurisha cyangwa se kuwusesagura cyangwa kuwukoresha nabi kuko bihanwa n'amategeko. RIB kandi irashimira abantu bose batanga amakuru ku barigisa, basesagura cyangwa se bafata nabi umutungo wa rubanda. Iranabashishikariza kandi ko gukomeza kujya bayatanga ku gihe kugira ngo bifashe no gukumira icyaha kitari cyaba. Akaba rero ari ibyo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB mu gihugu cy'u Rwanda rwatangaje. Ati mujye muduha n'amafoto, ati biba bikenewe. Undi ati mwasimbukiye se inyaruguru mukirebera ibyo bakoreye abarokotse jenoside, abenshi babahaye amabati make, andi basaba ko bayigurira inzugi n'imisumari tibarabibimye ndetse bamwe bakuye ku rutonde ati rw'abafashwa amafaranga ya minu bumwe, ati ntumbaze aho bayashyize. Undi ati ibi mwakoze birashimishije cyane, reka mbabwire ati kuko imibereho mibi y'abarokotse jenoside bafite imyinshi bayiterwa n'abayobozi mu tugari n'imirenge, ati murumva ko na komite za ibuka zibigiramo uruhare rukomeye. Ati ikibazo cy'amatsiko ubu mbere yo kwibira hamwe, ati ko ari benshi bakoze inama babyemeranyaho cyangwa ni agashinga kateguwe n'umuntu umwe, abandi bose rero bahuma amaso ntihagira ubona ko ibyo ari gusinya bidahuye n'ukuri. Teamwork rero ubwo nayo irasaba ubwenge n'ubushishozi, ati kude chapeau kuri RIB, ati bakanirwe urubakwiye, ati umuntu ugira amahirwe akabona akazi akwiye no kukagaragaza indangagaciro, akanga umugayo, ubusambo akaba kandi umugaragu wabo aragiwe. Ati muraho neza, ati mukora akazi neza turabashimira, ati hari ubwo abayobozi bakora amakosa bibwira ko nta wabahana, ati bibe umuco wo guhana ni byiza, ati ahubwo muzagenzure kino kibazo mu turere dutandukanye. Bino bibazo birimo kandi bidindiza imibereho myiza y'abaturage ndetse n'iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Ati wacu nkore neza, ati bandebereho se imaze kuba umugani, ati birababaje cyane kubona abantu bangana gutyo bose bagwa mu cyaha nk'icyo, ati gusa ikigaragara cyo ni abayobozi bamwe na bamwe banza batarihaza, ati kuko ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo n'ibindi nkabyo birakorwa ku bwinshi. Ati RIB ndetse n'inzego bafatanyije kugira ngo rero bafate izo nyangabirama, ati zigumye no gusenya ibyagezweho, ati by'umwihariko abantu biha gutwara cyangwa guheza barigisa, ati bitwaje inshingano bafite cyane cyane bakaba ibuka, ati baba bahagarariye abarokotse jenoside ku rwego rw'umurenge, ati birababaje cyane. Ati murakoze cyane RIB, ati ku bunyangamwuga mugira, ati murakoze cyane no gukebura abakoresha inshingano bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite cyane mu icungire y'umutungo wa rubanda, mu gihe bamwe babyita ay'icyuzi kandi harimo n'ibigize icyaha. Ati mukora neza mukomeze, ati icyaha gitinywe. Ati murebe mu gihugu hose ikibazo cy'amacumbi y'abatishoboye ko atari rusange, ibikorwa remezo ibyanditswe ko byakozwe mu mpapuro za raporo ndetse n'ibiri kuri tere, ati byageze ku baturage. Ati nibakomeze kabisa kandi bajye no mu tundi turere kuko hari abacikacumu, ati batarubakirwa bakiba kandi batishoboye kandi bari ku malisite y'abazubakirwa, none amaso akaba yarakomeje kugenda ahera mu kirere. Ati mudufashe nubwo nta mategeko yaba ahari, indahiro barahiye mu muryango RPF Inkotanyi yubahirizwe kuko benshi muri bo ni abanyamuryango. Ati abo ngabo bakoze icyaha ku bwanjye numva ko kitakajemo impuhwe pe, ati bakatirwe, barahemutse cyane, noneho abantu bize koko ati n'amakosa mabi
ati reka twizere ko ejo batazarekurwa kandi barariye imisoro y'abaturage. Ati rwose urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ibyo bisahiranda bisonga barokotse jenoside yakorewe abatutsi bagatinyuka kunyereza inkunga bagenewe na leta mu bibakurikirane mu bushishozi. Ati musanganywe kandi ntibibe Nyabihu gusa, ati n'ahandi hose mu gihugu mutureyo ijisho. Ati n'ahandi hose hari ibibazo nk'ibi muhatunge agatoki. Ariko ibi ko bivugwa kenshi ibisambo bizumva ryari? Undi ati operation punguza irarimbanyije, ati baziyahura ryari? Ati niba byakundaga ati mukatwemerera kubaha amakuru y'ibibazo by'abayobozi bamaze gukabya, ati nzabaha n'amavideo yabo cyane cyane guhera mu bayobozi b'utugari kugeza ku munyerondo, akagari ka Nyakibanda, umurenge wa Gishamvu, akarere ka Huye. Ati ntimuhakure amaso. Ati mugere no mu karere ka Rubavu ruswa iravuza ubuhuha muri serivisi z'ubutaka. Undi ati muduha akazi mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB tubafashe byemewe n'amategeko, naho abanyabyaha bari kwiyongera umunsi ku wundi. Ati muraza no gukenera abakozi benshi, murakoze. Ati nisabiraga akazi. Ati biteye isoni, ikimwaro, agahinda kubona memba wa association nkayibuka anyereza umutungo ugenewe gufasha abavandimwe be. RIB mufunge ati abo bantu. Ati muzaze no muri Ngororero district hari ibibazo bijya gusa nk'ibyo. Ati aba nabo ati mubonye ibigenewe rubanda biribwa nabi pe. Ati ni mufunga muzabamara. Ati ibi nkuru irashimishije cyane. Ati murakabyara rwose. Ati mwaziye igihe u Rwanda rw'abanyarwanda nirweme pe. Ati zo nyangarwanda ati muzikanire ndetse cyane. Ati mwakoze kubata muri yombi. Ati kubafunga pe. Ati RIB nigumeho abo bantu mubahane. Ati by'intangarugero wenda n'abandi babarebereho kuko sabo gusa. Ati biri n'ahandi henshi hatandukanye. Ati good job vraiment. Undi ati mujye mubakanda ibyo bifu byabo igihe babihereye ntibyuzura. Ati byo kanyagwa. Undi ati good job, atakazi keza cyane kakoze. Ati nukuri turabashimira. Ati kubwo urukundo mukunda rubanda kandi icyaha nikibahama bakatirwe ubakwiye. Ati cyakoze muri mu kazi kose kabisa. Ati hari n'abandi mugumye. Ati mubirebeho neza mwitonze. Ati bose bazirikwe. Ati ariko abari kwa prayinga akazi ati mwabahaye igihe gito kandi ibyangombwa mwasabaga kubibona biratinda. Ati mudufashe biri kutugora. Ati ibi ndabikunze rwose. Ati mukomeze mudukurikiranire ayo mabandi. Ati babahe undi ati inzira undi nawe ati n'ahandi mutugerereyo isiti mututungireyo isitimu. Ati kuko sishyashya aho ati ntamenyekanye rwose, aho ataho ntahamenyekanye. Ati ibintu ntibikwiye rwose. Ati nibakurikiranwe rwose bahanwe. Ati mujye mubakanda ati bo kavunika amada yabo. Atahari umenya imishahara yabo ikiri hasi, kuki buri gihe usanga ruswa detournement. Ati mu bayobozi n'ibindi byose. Ati mana we. Ati koko bagatinyuka aribo batureberera. Ati ni ukudusonga rwose. Ati nibahanwe no kwikora mu nda. Izina mugira neza araryanduje. Ati RIB muhora mutubereye amaso ariko dosiye yacu ati na n'ubu ati twarahebye. Ati niba ari akazi kenshi ati ndatekereje. Ati ndabizera. Ati mutwibuke ashize igihe. Ati muzagenzure. Ati n'umurenge wa Kigarama muri Kicukiro. Yes. Ati aba mu bakubite ibisasu. Ati ikibazo nohereje muri DM ati mugikemure. Ati kuko birakabije cyane. Yes, akaba rero ari abanyarwanda bagize icyo bavuga. Ati nongeye gufata umwanya nshimira RIB n'izindi nzego bafatanyije. Ati ariko nk'uko nabonye hano muri comment abantu benshi cyane bagarutse kuri Nyaruguru mu by'umwihariko. Ati muzagere mu murenge waho uwa Muganza akagari ka Rambyanyanya abarokotse jenoside nabo ati bararira yo kwarika. Akaba rero ari Eric wagiye abigarukaho. Ibyo rero ibyo umuntu yavuga ibyabaye muri aka karere ka Nyabihu nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha bagera kuri 14 batawe muri yombi bakurikiranyweho kunyereza rero bimwe mu byabigenewe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka 1990.